super ubundi super najyaga mbikeka ni ingunguru yigendera ya yindi igenda ibomborokana igahirimira kwa ba Maxi n'ahandi agende pe ntabwo super mubara super mufata nk'umuntu wapfuye urumva rero uri gutuma ubusa turi guterekera reka tureka guterekera reka super tumwihorera unatinya nta kintu narenza kuri ibyo bintu none se kuki Sadati yavuze nka reactinga Gasuku yavuga nka reactinga super kuki nta reactinze bango super ni nyakwigendera super tumwibuke wenda okay bivuge mu buryo rusange kuko nawe baravuga bati Jean Paul nawe uzisanga wafunzwe ndavuga nta gihe gishobora kubaho uko gusesengura ko kumena umuceri bikagera kuri extend yo kuba mwakwisanga ntabwo uzisanga wapfuye no gufungura gafungurwa nkuko umuntu adakwepa urupfu niko utakwepa igifungo byabaye ngombwa. Okay. Kuburyo se wabaho kwiyahura sari Nyabarongo nagiyeho ariko uri kwihisha mu maso ndabona nawe wagerageje ngashandi kwihisha super ndi kwihisha super sha urumva naravuze niba ari iha owning aba YouTubers n'abasesenguze n'ibiki nihere muri sport anta iyabona buriya bwino ari Regis wandikiranye n'umukinnyi yari kubitangaza ntiyari kubitangaza hashya Sumba Regis yakoze irihe kosa Antrona yamuhereza rimwe nakubwiye Feredawusi iyo yaza kuri Jaras bwa mbere akavuga ndimba tuzi ko ari afite feminine enda niwe ntore kujya muri bya miliyoni 2 bari kurekura inkuru kuko yari inkuru tubanza turi ahubwo ibyo Regis yavuze ni inkuru niba ari inkuru se yakoze ikihe cyaha ariko hari abantu bavuga ngo ntago ari byiza ko umunyamakuru yakritika undi ntabwo ari byiza ariko babanza turebe niba bigize icyaha dusanga bitagize icyaha ibindi biraza muri ko ku mahame se nega nabyo tujye tubireba amahame y'itangazamakuru ntabwo yigeze avuga ko Anta yamusanze mu biryogo yasinze ngamusebye se ni ibicati yafashe izo chat nizo koko zujuje ubuziranenge natwe nicyo nyumvuga niba ari zo rero nta cyaha yakoze. Okay. Ikindi yanavuganye n'umuyobozi wa Radio Dis ushinzwe abakozi kuri telefone bavuganye nk'abajama ntago bavuganye nk'umuntu ari guha amakuru yego biriya na amakuru abameze nka Gasuku nyine kera risudi twagendanaga record icanye mu mufuka yabaga icanye cyane kandi sintekereza ko no byari byahinduka derutse guhurira Karasike nijoro mu mihanda ya Kigali ameze neza n'amadrede ugira ngo ni nkantuze nkande ameze nka Aubameyang. Okay. Nibona ko afite umubiri wo muri Amerika. Okay, ni byiza. Muri weekend kandi nabonye haravuzwe iby'ifunguro ryafata ku mavuta. Hari icyo wabimenyeho? Yego. Right, Jaras Official TV reka dutangire icyumweru tubifuriza ibihe byiza aho muherereye twizere ko muri amahoro. Tubifurije icyumweru cyuje imigisha n'amahoro aturuka kuwiteka. Jean Paul Nkundineza ndabona gitangiye akeye kabisa. Uri ku mucongo uryoshye bro. Nyuma yo kwigobotora ingoyi ya super manager. Navuze ngo super wa mwigobotoye. Ni ikimara. Abantu banaze nk'abamutabaza. Ariko si ubwo wowe oya n'ubwambere ariko si ubwambere ko nanivugira ibintu bisanzwe. Ufite ubugiye kumbwira ngo ikiganiro tugisubiremo ngo dutangiriye kuri super ntacyo mbwira cyari cyarazimye ikiginga cya super ze yakoraga ikiganiro igihumbi ashobora kuba yaragutanzeho amakuru nawe ntagushimisha oya onese yewe okay twigendere wigobotoye wigobotoye umva cya Mutabazi cya Super ariko rero nawe nicyo abantu bakuziza reka nkusetse uzi ko bari Gasuku ushobora gusanga atari n'umugome umugenga azaze mugurira akantu Gasuku se hari ibirye apo nta nubwo nabonye atari ikigome se ko gihora giseka ibyaha byose wakoze uhereye uyu munsi
twiyambure ibituremerera Eh. dusingire ibiri imbere. none se kajya avuga ngo uri kuyobya uburari ngo iyo uvuze ngo muzahure ngo musangire akantu ngo wisamye wasandaye ahubwo ejo bundi yarambeshye nyuma yo kunyitsa usigaye mukurikira yego ngo naravuze ngo ari mu Rwanda ngo yararindwaga ko twakoranye ibiganiro byinshi iryo jambo nigeze ndivuga oya ahubwo warambajije ngo niduhura ntazaba arinzwe ya kubera yuko ari amabara abarinzwe ikintu nk'icyo ubu nyine numva kuko nyine ari umuntu utari mwiza nawe yirwanaho so atashobora kutarerwa n'abasirikare akarindwa n'ababonsa oya Jay nawe ntaribe ariko ni igikuru ni cool guy tuzajya kumusura mu ngoro buriya nyine nawe ni ukuvuga ati reka hashye nyine nanjye Jean Paul nanjye reka mukase oya ntabwo yabikwa cyaraye kinyise interahamwe yewe no ofete natangiye numva bimbangamiye none sigaye mbifata izi Mongolia waramenyereye oya narimenyereye uravuze ngo nawe wakutse niko super se nanjye narabibonye nawe uri guhera hose ziriya senariyo narazibonye so muvuze se ntabwo namuheraho ntabwo wamuhereza icyo cyari gitumye nkwicaza ngo tuganira hanini nibyo numvise mu kanya gatoya mu makuru y'imikino ku bitangazamakuru bibiri bisa nk'ibihanganye nandi kugira ngo nkubaze uko byumva ariko buretse gato ibyo turabijyaho nyuma ahubwo icyo nshaka kukubaza ahubwo uyu munsi banamvuze we mu biganiro bati Jean Paul nawe uba wabavuze reka tujye tubasuhuza timu yose ya FNFM noneho ntacyo n'uburi naho ngaho uretse gato se oya ntabwo ngiye kwitsa ku biganiro byabo nk'uko nkunda ariyo iyo nabonye umwanya natuje navuye mu nkiko subiza inyuma nkumva FNFM ko bujurire ubundi naho umuntu arekurirwa yewe uba mubwire aho kunkatira mu rukiko rusanzwe yego wangira umwere mu rw'ubujurire siho Jini se yabagarikiye cyane Jini ari ahantu yagize amakata twigendere karagacemo ntabwo kuwa mbere wahera mu miguruko ntacyo ahubwo icyo oya ni imiguruko ko numvise ari imiguruko ikiganiro cyawe cyubatse gute oya buretse gato banzubwire si wowe se wahise uvuga super ni nawe wamuvuze reka mukubaze nanjye weekend yose wari igisenyi ariko se ko ugiye kumva ibintu byose ngiye cyo ndi kukubwira nakurikiranye ibintu ndavuga ko bifasha urundi rwego wana akayawurute se nako bagwaye muri Abani cyangwa wirwanyeho hahandi ujya uvuga ko kiranguza nakinjiranye wambwiye ko ngo ari hoteli igira hano ari nta hoteli igira yoga irwanyeho ndakinjiranye Abani niba bashaka kuhagera bakaruhuka bajya bahera kuri reception nta shitani ari ma reception ugerayo babona uko wambaye nk'uko kwa fisi ngo urashaka iki kandi atuba afite miliyari nk'eshanu abantu bareba imyenda ni babe harimo umwana hariya telefone ntuyimbaze oya ntayo nzi niho yanyiciye telefone tuzayibaza Jonas gura taci ugiye muri Tekino wini baza banywa icyayi baguhe telefone uraho uriya mukobwa mwiza ka telefone ka bibiri kadafite n'urugi ndabivuze ni uko tuhicaye se oya Abani ni heza cyane urumva Abani iri mu murwa mukuru Kigali indani mu kizuru iyo umushoferi agiye gushyiramo vitesi ukuraho itako kugira ngo ashyiremo rimwe nawe imbere kwa shoferi aho imbere mu Kiyovu oya nibyo wanze kuvuga ngo mu Kiyovu wari washyiramo vitesi ya kabiri ku bantu batwara imodoka wari washyiramo vitesi ya kabiri ukabwira umuntu kuri iruhande ngo agerayo kwa baniri iri mu Kiyovu indani mu kizuru uyobye gato iyo umushoferi agiye gushyiramo vitesi akuraho gutya uravuze ngo uyobye gato wagwa handi wakwisanga handi matata yisanze akubitwa nka matata oya ntabwo yakubiswe abahungu yagukozeho urutoki uradandabira
hagati aho mbabwire ko abakeneye perimi na provisoire mu buryo bwizewe kandi bwihuse mushobora kunyura kuri mwarimu Clement. Uyu ni umwarimu ukwigisha hagati y'iminsi 3 n'irindwi gusa ukaba ubonye provisoire yawe. Kandi akarusho umwishyura ari uko wayibonye. Iyo utarayibona ntabwo umwishyura. Hanyuma kwiga imodoka ni mu kwezi kumwe. Ikindi cy'akarusho afite n'igitabo haba abanyeshuri abari kure n'abandi bantu bose byagiye bigora gutsinda muri perimi muri provisoire. Igitabo cyagufasha, ni igitabo kigura amafaranga make. Mu muhamagara kibahe ni 0788 48 37 22. Mbere yuko kandi dukomeza reka mbwira ababyeyi bafite abana bato cyane ko École Maternelle Ndayisaba Fabrice cyangwa se École Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice ikomeze kwandika abana. Niba ushaka ko umwana wawe akura afite ireme ry'uburezi, azi kuvuga neza igifaransa, akaba ari umwana wigishijwe bagendeye kuri talent ye bijyanye n'ibyo akunda gukina, umukino akunda football, basket, ushobora kumujyana kwa Ndayisaba Fabrice hano munsi y'isoko rya Ziniya. Ku bindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0788 35 44 25. ntiwigeze usuhuza Niko yariga niwe wagurukiye ku bintu bya super ariko nturi gushaka no kubimbwira neza. Urumva ngewe icyo ni gushaka ikintu nshaka gukuramo kimwe kuko numvise wenda haraho mwagerageje kumuvugisha mu kiganiro uri kumwe na Emmy. Uriya muhungu 3D yantumiye bisanzwe nawe nibandi oya nawe ikiganiro kirasohoka gisohoka turi mu kiganiro ntombaza uko yamuhamagaye ni nawe abimbwiye. Nyine icyo ndi gushaka kukubwira ngewe narubyumvise ko mwavuganye wenda nubwo mutabashije guko conversation ntabwo yagenze neza mu buryo yahise agenda arakupa. Utekereza ko ari cyateye super gukora biriya super ubundi super najyaga mbikeka ni ingunguru yigendera yayindi igenda ibomborokana igahirimira kwa ba Maxi n'ahandi shana agende pe. Donc impamvu ntanababaye ni super. Ikiganiro giciye kiriya kiganiro nashaka no hagenda cyake giciye nko kwa Cita mbona ari umugabo mukuru ufite imitekerereze no ushaka kunenga umunyamakuru rero nzi super ikibazo afite. Nyine icyo ndi kukubaza utekereza ko ari cyatumye super avuga biriya bintu byose yavuze? Super yabivuze ku rwego rwe. Ntabwo natunguwe ko yabivuga. Ahubwo natunguwe n'uwamuhaye iyo space. Ubundi narabonye ngo mwari mwaramuciye yari inyuma y'umuhano. Indese baba ko abantu bafite ama YouTube yari inyuma y'umuhano. So rero niba kunzamukiraho baramuciye niba kunzamukiraho ari byo byamufasha sava. Gusa ahubwo uyu munsi ishusho yanjye umenye iryoshye ni super gusa se. Burya super yararimo gukora na Nyese ari gukora. Ikiganiro cyasohotse ariko se ko reka nikwereke arangije aravuga ngo papa wawe ni musaza ubwo Nyese yaba ari mubyara wanjye uw'Imana. Papa wa yavuze ko papa wavukana na nyina wa Nyese. Ubwo Nyese yaba ari mubyara ariko ubwo yararimo kuntuka na Nyese ari kumanuka. Aho ushobora gusanga mbona atari wishyira muri duel. Nta kibazo aba bantu ni ariko super ntayo nagore bamuvuzeho da sinzi aho yaturutse super. Oya ntabwo niyo mpamvu nanjye ndi kwibaza impamvu super yafashe initiative akakuvuga ariko ngo yavuze ko ngo yabitewe no kuba ngo hari ibiganiro rumaze iminsi ukora. Ntabwo super mubara super mufata nk'umuntu wapfuye. Urumva rero uri gutuma ubusa turi guterekera. Reka tureka guterekera. Reka super tumwihorera. Unatinya. Nta kintu narenza kuri ibyo bintu. None se kuki Sadati yavuze nka reactinga Gasuku yavuga nka reactinga super kuki nta reactinze bango super ni nyakwigendera super tumwibuke. Okay. Ariko shana shyinguye beshi ntabwo super namushyingura sa nagenda keretse ugiye ugase
kandi n'abantu bagiye baba baseka bati muramwibuka. Super. Aho ufite Super nawe mu by'ukuri ntabwo azi data. Iyo amenya data ntabwo ari kuvuga kuriya. Yabitewe na Super ushaka kugaruka mu kibuga, ariko ushaka no kuba cya gisiga kirekire kimenye inda, kandi inda yarayitoboye. Niba umuntu uvuze ko ari vide nta kintu kimurimo ushingiye ku byo yavuze, ni Baringa. Urumva sasa kuvugana na Baringa rwose, inshuti zanjye za hafi zarambwiye ziti ikosa uzakora nuko uzafata ingunguru irimo ubusa ukajya kuyishyiramo amavuta. None se numvise uvuga ko ngo bimenyeshe RMC. None nabibwiye Lydia, ahubwo mpa nimero tuhamagare Lydia tumubaze. Oya mwihorere ese ko wamumenyesheje. Oya nabibwiye Lydia, ngewe imikorere ya RMC ndayizi, uramumenyesha nyuma ukandika ibaruwa ifunguye, ariko ntabwo ari Super kuko Super simuzi. Nandikiye nabibwiye RMC. Muri wareze Pizzo. Igihe niki ntabwo ari we nawe. Nzarega umuyoboro bashakishe nyirawo. Uzarega Max TV. Ikintu cyitwa Max TV cyahaye umwehu platform. None se icyo ndi kuvuga urumva ari wo muti? None se si bisanzwe? None se nyine umuti ni ukuregana? Ntabwo ari ukuregana. Awe koko urwishigishiye. Oya Jean. Urwishigishiye. Ararusoma ariko ni inshuti yande yacu. Icyo nibaza ntago habaho n'ibiganiro runaka. Ikiriho nuko ntazandikira RMC. Warayimenyesheje gusa. Nyandikiye. Bamuhamagaza. Uyandikiye nk'ikirego baramuhamagaza akicara mu komiseri agasobanura. Ariko ashobora guca inyuma akahita anyangetira ati andika sha ndandika. Hari igihe umenyesha bakakubwira ngo andika. Oya nka Pizzo ashobora guhita avuga ati nubeje uvuga ngo ntabwo uzabibutsa ati bikore binave mu nzira. Wahita ubikora. Oya nukwihangana. Hari igihe muri zino social media abamo penalty. Impamvu haba ari ugutiza umurende ikinyoma. Nge nk'ubu ushaka kumenya Pizzo najya muri Nyaruguru. Kandi wabo ubu si nka saa 8 n'igice. None wagiye kumenya Super kare wakuvuze. Super se ko yize ntuza. Erega wese bamuvuga. Rero ujya kumenya Pizzo. Yarize Nyakariro. Icyaha ni gato zirego. Oya. Ngiye ndi kumva. Giciye hese. Oya ndabyumva. Ndi kumva uruhare. Eka tubyihorere. Uruhare ndarwumva rwa Max. Ariko wowe sinzi impamvu Super udashaka bimeze nkaho Super gufiteho amakuru udashaka gukirigita mbese nko kugiseba. Karakara. Yamenyeho nawe. Ntabwo mbabaye man. Seriye kandi. Ntago ari byo byanzinduye hanini. Ngiye nashaka ko tuza kuganira akantu gato. Kano nari nakakubwiyeho n'ubundi mbere tugitangira. Ni ikintu cyoroshye. Urumva? Warangaye uri gushaka origine ya Super. Hi brother. Urangaye nabonye umushumba witwa Gakumba n'umujournalist witwa Pizzo bakwihaye. Please uriya mushumba ntumusubize. Ntabwo muri ku rwego rumwe. Please. Hi brother. Igitekerezo cyawe rwose nacyakiranye na yombi kandi warakoze. Ntabwo nanjye nari gukora iyo penalty. Sawa. Abasore urumva bitahuye? Ntacyo. Reka ngiye nkubwira ibyanzinduye ndetse nabyo ugira icyo bimbwiraho basi niba uduhora tubuza kurangara ariko birabangamye rwose. Nta kibazo mbwira. Nazuze gushaka iki origine ya Super. Noya. Tubikore nk'igihe twari twibereye kuri rwa rukiko. Nta kibazo. Icyo nashaka kubaza na kare numvise urubuga rw'imikino numvamo yitwa operation n'ubundi. Bayise operation ngo ni operation y'abanyamakuru barya ruswa cyangwa bakaruswa cyangwa basaba ruswa abakinnyi. Nabogereje isi Muramira umunyamakuru yashyize hanze amachat atandukanye ya nijwi ya Anta hapo natinye. Ariko ushaka kugaragaza rero mako
hari ibintu byihishe inyuma bibera inyuma y'amarido. By'umwihariko ubona ko hari ikibazo cy'umwihariko kiri hagati ya Fine FM ku banyamakuru ba siporo n'aba Radio 10. Ngira ngo ni ibintu byabaye saga ndende cyane, ariko ntabwo abizo tujye kwinjiramo ko wenda tutari naho twiyenteresa cyane, ariko icyo nshaka kwinjiraho ni ko nabaye muri siporo imyaka myinshi. Ntacyo ariko ngiye icyo nshaka kurebamo cyane ni ikintu cyuko n'ubundi Sam Karenzi nawe yakomeje kubaza Regis ati ese urabizi ko ibintu uri kugaragaza birimo ibigize ibyaha biriya bintu urabona biganisha mu ijambo rimwe ngewe byashimishije. Igisubizo niba ari muri iki kiganiro nagikoreye nabivugiye vuga ngo niba ari igiye guhagurukira imbuga nkoranyambaga, ariko uri kwihisha mu maso ndabona wagerageje ndi kwihisha super ndi kwihisha super sha. Urumva naravuze niba ari iha owning aba youtubers n'abasesenguzi n'ibiki nihere muri siporo. Narabivuze harya ni hano. Yego warabivuze kuri mu kiganiro n'ubundi wakoze kuri 3D. Rero ntabwo ari bishya muri siporo, ni showbiz. Ntabwo wakora amakuru ya siporo udasesenguye biriya. Neza ubona amakuru atazajya agera aha ashyirishamo abantu. Umva nyine nibyo navuze, bahere bafunga amaradiyo ya siporo niba ari ukufunga baze kuri YouTube nyuma. Ariko se biri mu nshingano zari ahubwo Rwanda Media Commission nikanguke, wake up, nikanguke imenye ko ishyamba atari ryeru, itegura amahugurwa mu bisata bitandukanye na YouTube izirimo. Nge biriya byashimishije, ntitaye kuri chat hari n'amajwi umusaza wasohoye nkuko navuganaga na Ephraim Ingenzi. Biriya bintu twavuganaga mu by'ukuri bifasha amajwi, naragize nkabishyira mu kiganiro. Ngewe namumenyesheje, namubwiye Ephraim bishyire mu kiganiro, ati hoya byari ibyanjye nawe prive. Okay, nzaguha ikiganiro. Sawa. So nicyo kibazo wari ufite ku byavuzwe mu by'ukuri. Icyo nayo mfitemo ikibazo nyine nicyo kintu cyo kuvuga ati wenda nkuko Sam Karenzi yabivuga ati se urabizi neza ko ibyo uri kuvuga harimo ibigize ibyaha. Uvuga ngo eske muri wenda ndetse tuzabirebera mu buryo mu ishusho rusange, wenda kuko hari abantu benshi batiyenteresa kuri siporo, ariko turebere mu buryo bw'ibivugirwa mu itangazamakuru. Ntihari ibintu bishobora gushyirishamo abantu bakaba banafungwa. Ngira ngo n'ubushize nawe wigeze kuvuga, hari ikintu wigeze kuvuga uvuga kuri issue ya Miss Rwanda, uvuga ati hari ibyo ntavuga, hari ibyo ntaza ngo mvuge hano ko wenda bashobora bakamfata nk'umutangabuhamya. Ibyo bintu nicyo nshaka kugira ngo turebemo hanini. Ngewe wifata ibigo ngo uvuge ngo nibyo bihanganye, siko mbibona. Oya ndavuga ku banyamakuru. Ku banyamakuru ndabifata nka Peri na Reyo, ni abanyamakuru b'abahanga tubyemere. Yego. Ko abanyamakuru ba FNFM ari abahanga n'abadisi ari abahanga. Kandi muri abo bahanga nta n'umwe wemera ko ari munsi y'undi. Disi iravuga iti twe dufite na televiziyo, kandi bati barababeshye. Twe bwacu n'urw'ubujurire. Ahubwo ushobora gusanga na Anta hari ubwo yabibasiye bakakabika. N'ubundi ari kumva ko Regis yabivugaga abwira umuyobozi wa Anta. Uzishuro nyinshi bigeze ati igihe cyose tuvuga turi kuri responding. Uzishuro nyinshi bavuze ngo ubujurire bwavuyeho ngo banabirukanye ngo ira radio bayihagaritse. Kubera ngo nyuma yaho byangiye kuri 10 bagakomereza mu bujurire ngo naho byahinduye isura. So ibisanzwe rero. Okay. Ni ibisanzwe. Numvaga mfite amatsiko yo kuza kukikubazaho kuko urumva nabonye cyabaye viral muri siporo. Cyabaye viral muri rwego, mu he category. Viral kuzenguruka mu bantu benshi. Viral mu he category. Muri siporo nyine mu bantu. Ni bande babizengurukije? Abakora imikino yo mu Rwanda. Okay, abanyamakuru bwabo. Ntabwo ari public. Oya. Ni show. Tubifate nka show. Ni ibisanzwe. Okay. Bifate nk'ibisanzwe. Nabonye ariko rero none se urugero zira message nizo sizo. Zira message kari bashyizeho n'amanimero ya Anta. Nizo sizo. Nanjye se ndabizi ngeze. Okay, ikibazo cyaba zira message atarizo. Niba arizo man nyine ibyo ndi kwibaza ziba yarizo bura Anta ntitwaza kumubona muri
yisanze muri 18 oya 18 zo kuba ubwabyo byanavuzweho azirimo ari muri duel Anta nawe buriya agiye guperereza aca hasi aca hejuru amenya icyasha cyose cya Regis hapo iyo ni show hari umuntu uba utegereje ngo Jean Paul asubize super ngo Jean Super nawe amusubize nanone Jean Paul amuhe bibe show biri nomo okay kandi rega ntabwo ari bishya wabuze umuriro wabuze umuriro kuba atari bishya byo nanjye ndabizi katari wabuze umuriro wa Tigos Tigos nande yazanaga ubwinu bakwiye nk'icisha sa Taifa na Regis bari mu kiganiro kimwe nuko utazi umuriro wa Tigos nande none se si Dogore watumye asezera itangazamakuru yazanaga ubwinu Ferwafa igera ubwo yandikira Isango Tigos yamanikiye godiyo mu Isango Tigos kabisa Tigos tumusu umwe mu banyamakuru b'abahanga ariko washoboraga kuba ufite nka interview ya Chitememe wenyine kavuga ati umunyarwanda ukina mu Faransa mu cyiciro cya mbere twavuganye nguyu ibyo iyo style rero ntabwo mu Rwanda bayikunda ariko se niba ndi batayikunda n'abantu person ngo nyamara biragukoraho byarangiye Dogore niko byavuzwe icyo gihe niwe watumye amanika godiyo azimanikira mu Isango ubwo nta somo wabikuyemo nk'iyo scenario nk'iyo ngiyo nyiri bimeze nanjye afite document ndabivuga Tigos abaga afite document yabaga afite telefone ngo nkubwire ntabwo ufite ubwoba ko hari ibintu bishobora kuzabaho abanyamakuru bihe byose ngiye fata Tigos uyu Azake uyu Happy aba bahungu ariko niba uyu munsi Rigoga ari umustar akorera igitangazamakuru cy'igihugu tumusuhuze ni umushuti wacu ba Modobe nayo mazina ndi kukubwira hejuru haruguru barabanye muri Isango abone baba Modobe Solange none niwe wavuze bwa mbere sport amakuru y'imikino na Rigogaje ahita bivamo ajya mu madiro so ndakubwira ko iri niryo tangazamakuru urabona nka bino ingenzi tuvuganya umbwira ngo simbicisheho ibyabaye ngombwa nkabicishaho ntabwo byaba bigize icyaha yakoreye ko runtega ubwoba ntabwo twasoza ikiganiro utambwiye ngo ko ufite ubwoba urumva njyewe ntabwo ari ubwoba ahubwo ni kukubaza nk'umuntu iyo wumvishe nka case nk'iyo ya Tigos wari umuntu w'umusiniya ariko wenda Degora akitambika ari hehe se ko umunsi Tigos abayeho neza muri reg none nawe ugize imana wava mu itangazamakuru ubundi siri niryo aho mbwira boss wacu none ntabwo uri umunyamakuru boss wacu ninde uri umunyamakuru cyane ntabwo uri ndiwe ariko uyu munsi ndiwe kuri Bwiza uyu munsi ntako se ndiwe kuri Jaras imaze gukora inkuru uhita wiyambura umwambaro umva uriya no mu rukiko nakirwa nk'umufurense wikize wigenga umunyamakuru ariko useriva inkuru ze mu binyamakuru bitandukanye baravuga se ngo twakiriye oya n'umunyamakuru witwa Jean Paul wigenga oya ni Jean Paul Nkundeneza wiki Nkundeneza umunyamakuru hano hantu haca abakobwa beza tuzongere no kwicara bararangaza ariko sava Jean Paul none se ariko none umva ko birebwa ubu kirarebwa ntabyo nzi tangiye unjyana kwa ba Regis Regis ni umujama wanjye Anta ni umujama wanjye wabuze icyo uvuga none wararamye oya man Anta na Regis timu ya Radio 10 ngiye iki ndi kukubaza umva timu ya Radio 10 ngiye icyo ndi kukubaza uretse gato ntabwo cyubakiye ku bushuti uretse nawe gato icyo ndi kubaza ntabwo cyubakiye ku bushuti urashaka kubaza ikintu cyubakiye ku bunyamwuga urashaka tambonera niba wabibo iki kiganiro rwose urafasha kucyeditinga niko niba wabibonye wabonye ibyo bari aho bageze wenda bivuye mu buryo rusange kuko nawe baravuga bati Jean Paul nawe uzisanga wafunzwe ndavuga nta gihe gishobora kubaho uko gusesengura ko kumena umuceri bikagera kuri extend yo kuba mwakisanga ntabwo uzisanga wapfuye no gufungura ugafungurwa nk'uko umuntu adakwepa urupfu niko utakwepa igifungo byabaye ngombwa ku buryo se wabaho nk'uwiyahura kwiyahura sari Nyabarongo nagiyeho
oya hari ukuntu yego umuntu nubwo bwose hari aho kwirinda ibintu Chabwana. Ikiriho ni kimwe. Timu ya Radio DC n'abajama bose yanjye. Na timu ya FNF. bose tunabasuhuza. Umva kandi ariko ngiyewe bwa mbere numva fine. DC nyumva ari replay. Okay. Icyambere. Okay. Anta iyabona buriya bwino. Ari Regis wandikiranye n'umukiriya. Yari kubitangaza ntari kubitangaza. Hashya. Sumva Regis yakoze irihe kosa. Anturabona yamuhereza. Rimwe nakubwiye. Feredawusi iyo yaza kuri Jaras bwa mbere akavuga ndimba tuzi ko ari afite feminine. Enda niwe ntore kujya muri bya miliyoni 2 bari kurekura inkuru. Kuko yari inkuru. Tubanza turi ahubwo ibyo Regis yavuze ni inkuru. Niba ari inkuru se yakoze ikihe cyaha. Ariko abantu bavuga ngo ntago ari byiza ko umunyamakuru yakritika undi. Ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza ariko tubanza turebe niba bigize icyaha. Dusanga bitagize icyaha ibindi biraza muri ko ku mahame se. Negana byo tujye tubireba. Amahame y'itangazamakuru ntabwo yigeze avuga ko Anta yamusanze mu biryago yasinze. Ngamusebye se. Ni ibicati yafashe. Izo chat nizo koko zujuje ubuziranenge. Natwe nicyo nimvuga. Niba ari zo rero nta cyaha yakoze. Okay. Ikindi yanavugaye n'umuyobozi wa Radio DC ushinzwe abakozi kuri telefone. Bavuganye nk'abajama ntago bavuganye nk'umuntu ari guha amakuru. Yego. Biriya na amakuru abameze nka gasuku nyine. Kera risudi twagendanaga record icanye. Mu mufuka yabaga icanye cyane. Kandi sintekereza ko no byari byahinduka. Derutse guhurira Karasike ninjoro. Mu mihanda ya Kigali. Ameze neza n'amadred ugira ngo ni nkantuze. Nkande. Ameze nka Aubameyang. Okay. Nyine ubona ko afite umubiri wo muri Amerika. Okay, ni byiza. Muri weekend kandi nabonye haravuzwe iby'ifunguro ryafata ku mavuta. Hari icyo wabimenyeho? Yego. Ntabwo yigeze atabwa muri yombi yitabye ubugenzacyaha. Iburamubaza uko byavuzwe. Okay. Dr Murangira Hatseri yabyemereye cya kinyamakuru. Yeah. Okay. Amasharaza ameze neza atari nka y'ubutaha. Cyawe bushize. Abarutane barubushize simbizi. Bamuzi uramwibuka. Muri AABC. Yeah. Ni mwiza. Yitwa Paulette. Nenzi ko tumuhamagara ndivuga ugiye. Ndako bivuza agiye. Yitwa Paulette. Dore ko imodoka zihita zicana basutse. Gukira ni byiza we. Twese tumushakire perime. Aka yazajya aba yanyanyagiye. Yazajya uri ndi muri restaurant. Mu byana. Imodoka dore iri kwaka. Yaba ari mu byana. Abo gukira ni byiza wana. Sa nkutubwira neza ko icyo kintu cy'ifunguro ryafata ku mavuta kuko oya ntago bamufunze wa. Urumva abantu bamwe baravuga bati bari kubijijisha wenda yarayeyo abandi bati oya barabimwifurije kandi abyifurizwa na bamwe mu banyamakuru. Nta nubwo iriya yari inkuru yo kwandika. Bari babanje kwandika se gafunzwe. Charasi ngo ribu ngo yamuhamagaye ngo arataha. Come on. Tangaza inkuru uvuga iti breaking Charasi yataye muri yombi. Ariko se abantu bahamagarwa si benshi. Oya umunye icyo nkubwira. Biba bimeze nk'ibirimo ishyamba. Umunyamakuru biba bimeze nk'ibirimo ishyamba. Umunyamakuru iyo afunze nk'ufatiranye. Yego tugize imana. Noneho nk'ubu bampamagaye bakumva telefone itariho gusa. Bahita bampamagara. Bahita bayi breaking. Bahita bayi breaking. Ni hatari kabisa. Hari abantu babiteguye. Ibyo rero byerekana ko n'ubundi haba harimo beef tu. Ni beef ihoraho. Umva nkubwire. Fata ku mavuta ngo yahamagaye arata ahubwo uri kumushyira hit. Kiriya kinyamakuru ni kinini. Ntabwo ari ikintu cyo gucaho inkuru. Uzafata ku mavuta ngo yahamagaye arata. Yahamagaye. Baretse niba azafungwa akazafungwa. Hari igihe biba byiza kuko nabyo bikura abantu mu rujijo. Iriya nkuru ntekereza ko yakozwe nyuma y'uko abantu bari batekereje ko afunze. Ndetse ngi bwa mbere nabibonye kwa Gasuku. Kandi Gasuku urabizi ko ibintu bivugira byaro gutwika no mu blog. Niwe wa mbere avuze ko afunze. Oya ngo arafunze shango yajyaga mbivuga mubwira.
ni atari bikomoka ku idebe ryande ryande idebe ryande wa mukobwa bavuze ngo ni idebe ryabo wa mukobwa bamuriki yabwiye ngo ni idebe ryabo sigaye ukina filime muri Nigeria Ariya Kuru n'ubundi niko kese imeze Ariya aho kugira ngo njye nkora iyo nkuru nahamagara Ariya salamu alaikum wari kumusalamu wa barakatu watanze ikirego muri RIB yego wareze nde fata ku mavuta uramurega iki yaransebereje akoresha imbuga nkoranyambaga akotinga Ariya byibura man inkuru zanditse ni amateka atari meza kuko ntarishive igihe cyose ujya muri Google ukayizana buriya afata ku mavuta gutabwa muri yombi kazazamo no mu myaka 100 turebe rero isomo riri inyuma wenda yarahamagawe arataha koko nkuko bivuze ariko ni somo ki kubanya oya nta somo niba afata ku mavuta yaravuze ko ari yatwita adatwite yakoze amakosa cyangwa yakoze icyaha birashoboka ko yagiye agasaba imbabazi niba avuze ko atwite koko atwite nta somo rindi natanga ngewe umugore wanjye aratwite mfite n'ifoto kandi nta foto nta cyabaye atwite ariko aravuze ngo ari yaratwite ntatwite ngo yatewe inda n'umuherwe wo muri Nigeria ntibyabayeho no gukwirakwiza ibihuha ngewe nemera ko fata ku mavuta yaravuze ko ari yatwite adatwite nta makosa niba uvuze ko niba umuryango wa Buravan uvuze ngo ihundura yo ku breaking inkuru niba uvuze ngo umuryango wa Buravan ugatangaza ko yapfuye ku wa mbere ukavuga ko amaze iminsi 5 apfuye ni ibihuha pedanga ntabwo kame mu bikwiye guhinduka ndavuga nyine ihundura yo ku breaking amakuru ntabwo ari we wenyine wenda ushobora kuba ari wowe uhamagaye muri RIB ariko hari n'abandi bajya bashyira nk'amakuru hanze agahita ashaka kwigarura odese ishuro umuntu ahamagarwa nyine ibi byo ku breaking amakuru ubona bitazakora ku banyamakuru cyangwa bitazaba nk'umutego umuntu ashobora no kuzareka akaguha ibintu by'ibihuha kugira ngo bigwemo higeze gufungwa umugabo w'i Nyanza wari wambaye umupira uriho ifoto ya Habyarimana ayo scenario wari tubwiye nakoraga ku Museke ariko sije kwisubira banda yanditse nyuma y'umunsi umwe barampamagara umuvugizi wa RIB iriya nkuru iriya foto kwanza ikibazo cyari n'ifoto kuko umugabo yari ari kuri RIB yambaye amapingu n'iyo foto kuko tugira ibanga ry'akazi ndabubwira nayibonye nk'umusaza tigendere ibyo nakubazaga RIB yaguhamagara inagushimira sabaze keve twaragiye ngo baraguha icya ahera muri Amstel reba uri mu biro bya RIB kwa Amstel ati nayo hari nuyishaka barayego rero RIB n'urwego rugendwa kurujyamo uzishoro njyayo ntubizi se cyane njyewe keshi ndetse ndaza nkabivuga oya ahubwo fata nawe yari yababwiye ngo yaseze yanditse kuri Instagram ngo ndagiye ngo operation ngumenya ari no yanyuma ngo ahantu ngiye sinzi niba nta fata natinya sana ashaka ari bwa mbere yahamagawe wenda ntabwo ari byinshi cyane bikubazaho n'ubundi bisa nkaho byatanzweho umucyo ariko kuri icyo ngicyo ndumva nta n'ibindi byinshi ahubwo nabonye kandi n'ubundi Mutabazi n'ubundi style mukiri kugongana kuri Twitter ariko kubombarda hasi hejuru biranshimisha ariko niba twaremeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe akaba kigaragaza uburwayi ndabishima oya kandi ngo hoya ntabwo bwagaragaye ararwaye nagenda arakanyagwa oya uburwayi ntibwagaragaye ararwaye cyane ahubwo wese urusha ibisubizo by'abaganga umurwayi umenya ko doc nta musazi umenya ko arwaye Mutabazi yarapfuye yanga kuvaho uriya keretse namushaka ko akuramo imyenda uri kubika muri kino kiganiro akuramo imyenda se ngewe nabitse Mutabazi ubikana supa surumva nakoze rehekose urabizi ko kubika umuntu muzima ari icyaha hoya yapfuye ahagaze oya gupfa uhagaze urabizi ubu se reka tuvugishe ukuri example nawe ujye ukoresha imvugo nzima oya Mutabazi nk'iyafashe iyi foto y'Ingabire na Kizito nanze kubivuga biza niki yafashe ifoto y'Ingabire na Kizito hejuru agakotinga Jean Paul rero urashaka gupima ko arwaye ukoresheje iki
uzi ukuntu yanditse abambaza impamvu Jean Paul ufashe uwitwa Jean Paul uranditse urangiye ufashe Kizito na Ingabire none se icyo ndi kwibaza mbwira uyu muntu ni muzima cyangwa si muzima ese uri kuki aya makuru ari kuba uruhurirane utekereza ko ari impamvu oya ahubwo byaratinze nyuma yaho tugaragaje ibyo Preskid yakorewe biciye mu bantu ntashaka kugarukaho amazina nyuma yaho tugaragaje operasiyo ya Bamporiki na Norbert Gatera ibitero byagombaga kuza kuko bari abantu ni abanyamafaranga baragiye bikoreshereza ibimara nabyo biri mu kazi umugabo yitwa Daniel Turasengana uzahangana nabyo wamubonye umugabo Turasengana yitwa Daniel sawa Dani ça va bien oui turi mu makamera ok Turasengana nikazavemo aje gusenga buriya ntabwo nakubwiye ko muri aba nawe n'icyumba ntabwo nakikubwiye n'abantu muri Omega ko bajya baza kuhasengera yego iki cyumweru turabizi ko Shikama yaburanye ubujurire Shikama Jean de Dieu muri wino week ishize igihe twari ku rukiko Shikama yaraburanye asaba urukiko kumurekura adafunze kugira ngo yite no ku mitungo ye umujyi wa Kigali wamubariye ibifurumba kugira ngo ajye gutangira ubuzima nawe azasomerwa ku munsi w'ejo Jarasi zabiriyo Shikama Jean de Dieu ejo kandi Bwana Christophe Kayumba araburana mfite amatsiko y'urwo rubanza wana twazarukurikiranye ni Dr Christophe Kayumba umwarimu twakurikiranye urwo rubanza ko nabonye rwarikojeje kuri Twitter rwa rubanza rwashatse kubera muri gereza imbere barabyanga ababuranye ejo kandi Karasirema araburana bidapfa bidapfuka yaburana hari yaburanishwa nk'udahari ruraba ejo kuri 18 cyangwa nizo kwa 11 nta kibazo nabwo tuzagaruka tubivuge ariko ejo hari imanza hari no gusoma uvuze ku manza n'ubundi nibuka ko nifuje ko sinzi niba uri bubyemere ko wagira ikintu tubwira ku rubanza impamvu nshaka kuruvugaho nuko ubushize twabaye nk'uvuga ku cyemezo gusa kandi abantu benshi barambaje se rubanza rumeze gute imiterere yarwo ni ihe urubanza rwa Kina Music hari ikintu wamaze kurwiyinteresaho ku buryo wamaze kurwumva neza uko ruteye ku buryo wagira ikintu ruto ruvugaho wenda ko Clement yatwemereye ikiganiro yego ariko urumva n'ubundi ni umuburanyi ari muri ntabwo yazaza ngo avuge kuri dossier icyo tushaka kumvamo nk'umuntu watsinze tushaka kumvamo isomo n'icyo bireba ku bahanzi ariko wowe nk'umuntu waba warabonye urubanza cyangwa se wararukurikiye bivuge gutyo ushobora kuba ufite icyo waruvuga wenda uri hagati no hagati ntabwo mba njya hagati impamvu ndi kugusaba kujya hagati no kugira ngo utaza gutwarwa no kuba ufitanye ibibazo na noza na wa mwe ntigurirwa icya mbere urubanza rwa Kina Music yahagarariwe na Ishimwe Clement wabonye ko n'ibinyamakuru byafashe wino birandika yego yaburanaga ubujurire ariko ntabwo hajuriye Kina Music hajuriye witwa Kwizera Elize urumva ajurira icyemezo cy'urukiko rw'ubucuruzi kuko Kina Music Clement yari yamugaritse yego urankurikira uyu Kwizera Elize rero niwe wareze ariko arajurira aratsindwa bapfaga ikisi reba nk'iriya taburo ni indirimbo ya Neri Ngabo yagiye mu mashusho hazamo itaburo ngo y'ahantu indirimbo yitwa Sawa abaregwa rero ni Kina Music umuyobozi nyine w'icyo kigo cyitwa Kina Music na Rwangabo Byusa ariwe Neri Ngabo urankurikira ariwe Neri Ngabo ikiregerwa kujurira icyemezo cy'urukiko Kina Music yagaritsemo kugarika ntibirimo yatsinzemo nyine abangaba kujurira icyemezo cy'urukiko rwabaye mu kwa 11 muri 2021 aho Kina Music yatsinze uyu mugabo witwa Kwizera Elize
washakiraga ubwishyu mu mazi aho yakaga indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 30. yego. So rero ibyo twarabivuze, tunavuga ko n'ubujurire bwateshejwe agaciro cyangwa se barashaka iki? Barashaka imiterere ya kese. imiterere ya kese ubundi imeze gute gatoya. Eh, Wowe nk'umuntu uzi kuvuga witse ufite n'urujwi public kundi akira ndakurusha se. njyewe se ko banze mu ndi kuguruka mbona uko nkwa yogati. Imiterere y'urubanza. Kwizera Elize avuga ko yakoze ibihangano by'amashusho by'ibibumbano, noneho yumvikana n'uwubakaga hoteli Igo View Lodge maze ashyiramo ibihangano bye kugira ngo ku munsi wo gutaha iyo hoteli abakiriya bazabibona bakabyishima, abe yabibashushanyiriza cyangwa se akabibabumbira. Avuga ko ibyo bihangano yabyandikishije muri RDB, ariko mu minsi yashize umuhanzi witwa Neri Ngabo cyangwa se Rwangabo Neso na Kina Music bakoze indirimbo yitwa Sawa bifashishije ibihangano bya Kwizera kandi atabahaye uburenganzira nka nyirabyo. Asaba ko bamuha indishyi ku burenganzira ku mutungo hamwe n'izibyatakajwe mu rubanza. Ngo umuntu yaregeraga taburo Yari muri hoteli yagaragaye muri video. Okay, reka saba mu cameraman nafata iriya shusho ya Abad nk'umuterankunga w'iki kiganiro. Aba bantu yitwa nde? Kwizerereza n'ubwesikoro. Kina Music yakoreye indirimbo amashusho, yafatiye amashusho kuri iyo hoteli, bishyura location ibihumbi birenga 100. Kina Music yari ifite fagitire, barishyuye hoteli. Eske hano haje King James agafatira amashusho kuri Abani, umukameraman agafata ririya shusho rya Abani, King James yanishyuye afite fagitire ya hoteli. Hari ubwo wanditse ariya magambo Abani yahita ajya kurega King James ko afite supermarket Nyamirambo ngo ajye abone uko ajya kuyoragura cyakagure bya bikeke. Haregwaga Knowless na Clement kuko bazi ko ari abakire bashaka kubakuramo amahirwe Clement yagize. Aba yaranazishyuye miliyoni 30. Amahirwe yagize akomeye nuko bajya gushutinga iyo ndirimbo bishyuye location. Umva nkubwire, ndashimira ubutabera bw'u Rwanda ko bwahaye ubutabera Kina Music n'abantu bashakira ubwishyu mu mazi bukabaha stop. Wowe ukoreye ahantu ubara kwishyuje urabishyuye location, ufashe amashusho ajyanye n'indirimbo yawe, hajemo ikintu kiri ku gikuta no kugira ngo uze aho hantu nuko wazamo iyi televiziyo. Umva, no kugira ngo nicara no kubera televiziyo nashakaga ukabinyishyuza, urajya kunde gushaka iki? N'amahugu cyakora bashutswe na Ntigurirwa François Metre kandi biragoye ko yakuburanira ukaba umwere. Kuseka se ubu niho akaburamo, ahubwo yafoto asohoka mu rukiko ugiye iraza. kuvuga ko nta manza yatsinze se? Ni uwa 2009 mu Rugaga, ariko nivubi ni kasha. Ni kasha, none yahuye na kasha w'umunyamakuru. Ese ugamije kuzajya untikira mu kiganiro Nturiwe. ariko umva wa mutipe wa muntu wahaye ikiganiro Gasuku muri weekend, Yego. aba muri Denmark, naragikurikiye iminota 43. Ukuri abaza mu buryo buri professionnel, nubwo yenda Gasuku ya mu devi ya gato kuko ari Gasuku umushow umubloga, ariko nubije abaza neza. Uzashakire nimero ye. Nanjye nabonye akavideo bamaye. Umuntu wagoye kariya akavideo uzamwake nimero ye. Afite ibibazo byinshi byo kumbaza, numva ngo yemereye ikiganiro. Sawa. Kandi nabonye abaza neza, ofete ntabwo ari empori. Afite ukuntu abaza mu buryo buri pose. Bati buriya mumubona na marinete, kera yitwaga Amatoroshi, batariko yambaye marinete nyine. Donc numvije abaza neza. Yakoze ikiganiro cyiza. Ntabwo numva Gasuku yarageze mu mizi, yageze no mu bintu bya kera no mu Mike. Hari ikibazo se? Nyine yababajwe ako se ko atari we, ko Imana ari itanga. Ntabwo nze cyamubabaje.
ni umubroga Okay. broga Gasuku ariko umva nkubwire kuko niba ari inshuti yawe azaze ako aya yakwishyura nagende hayibaza ngo nzamugurira avuye muri Amerika Gasu nuza tuzacira ingo nishyure fagitire useke ngese sinyeneye kuzana amatama nawe nagukore aho sinabonye hari ifoto yashyizeho kera ari gupfa kagaruka mu buzima ega nta muntu utagira aho akomoka. Okay. Ugira ngo se ntibyari ibyo Jean Paul ikiganiro se byari ibyo pe byari ibyo n'ibintu nshaka kukwibariza ariko utajya umpa raporo nta bantu bari kugira inama yuko twatandukana none se atari kubona buriya bizarambara ntabwo birajyaho wowe bari kubwira oya nta muntu erega ujya buri muntu agira inyogo ye. none se baza aho twahuriye fi wacanye ako gatarasi kakoreye inyuma ko byaba ari sawa barahazira baraza aho twahuriye ntabwo bazi imigende twagendanye nuri zigine ariko mbwira okay reka nkoresha ingero zeruye wajya gutandukanya kavuga abantu banini mugabo na gatare kandi bajya babigerageza bikanga biragoye. wajya gutandukanya Angeli na Kenisi wajya gutandukanya David Bayingana na Jado Castar none se abantu uzaho bahuriye watandukanya Mike na Jean Paul bajya babyihorera nyine sha umuntu twatandukanye bigacamo wa ni Kabengera Gakumba ko nabonye nibiki yakoreye dore imbogo uzi ko narenze ko ari Gakumba dore imbogo oya dore ni igihe ikiri gitagaseka ariko ni igihe igera ikiri gitango yamuraranye ntabwo uvuze ko yamuraranye oya uvuze ko yarayiwe nakane abarariwe ibyahe ko ari umwesikoro kiriya kintu yashatse kuzamukira kuri dore imbogo baramuvumbura abo gato umuntu usigaye ni Jean Paul sha nakuzamuye Musa 25 warebwaga n'igihumbi ariko rero nempori wazi uzi yita king of YouTube ariko mbwira waragikurikiye kiriya kiganiro kiriya yakoze nagikurikiye ariko niba nkubwira kukigaruka ko ari ahantu yagiye gutuka akavuga ati wenda ngo iyo mbwa ngo va kuri iyo mbwa donc urumva hari ibintu biba biri mu by'amagambo urumva koko Kasiye namuhereza ariko nyine nawe nibyo nkubwira Jean Paul ubuse Kasiye bakwataka nawe hari abantu watatse zajye Nyaruguru cikibeho nawe bakwataka arabo watatse okay nabavugizi babo urabyemera abyo nzi nyuma yo gutemeshereza kwa Kare nijabo kuko yamwatse ikiganiro yungukiye kwa Super ariko yakoze amakosa umusaza genda bizi ko no mujama wanje ariko ntabwo Super ntabwo ntekereza ko Pizza atabikoranye ubugome ku buryo arekeramo ngo va kuri iyo mbwa ubuse ko wabwiye Gasuku ngo weditinga ku gipimo cya 90% ariko se ngo ibyihutisha ni 10 wagapfa we ariko se niko yakubwiye niko nawe shane ko yavuze cya Gasuku ni cyane cyiza wa ubundi Gasuku nyine nkuriye umurishije buri gihe mu biganiro tuhora turi kubivuga ibyo bintu ukagiye uvuga ngo ibi bibeshye ubikate reka abantu baba batwumva niyo uri kuvuga ngo narabikase ngo nzabibazwe nabyo baba babyumva ariko no iyo ukata ntabwo nari kugaruka mu kiganiro gusa ntabwo uyu munsi nibasiwe ahubwo uyu munsi ndi boro kandi nta gahora gahanze hari ubwo nzajya nza nkavuga ibintu bya danje bikarebwa n'abantu 100 iki ni igihe cyanjye reka abanyese bacuruze ba super manager bavuge bazamuke bazuke ibintu byose byapfuye iyo bishaka guhitinga bisubire mu buryo biterekaho ifoto okay ariko baza abantu bashyiraho space mu kwa gatanu space yawe ushobora kuba warakoreyeho ibara ariko hari umuntu uguhaye warning ngo nanjye uzamvuge kuri space inde no ni inshuti ya Joel sinzagise inshuti ya Joel aha urabona nka inzagi iriya space yashobora kuba yarumvishije bundi ariko aba muri force uramurenganya reka tugenda tunyweshe muri abana Zampunda gushimiye urakoze cyane Imana ikurinde wa mbere mwiza ejo murabona amakuru y'inkiko hano hapa kabisa amahugurwa akenewe menshi ku bafotogarafe biba amafoto tubafata
njye namaze kwandikira urukiko kandi rega buriya kwandikira urukiko si ngombwa ngo rugusubize yes ni nko muri finali ya Miss Rwanda nta muntu uba uzi uba Miss hari n'igihe baguhakanira kugahakanira gusa bakanakubwira umva hari akantu bagowekamo ngo uburenganzira urabuhawe wemerewe gukurikiza ibyemezo umucamanza ari bufate umucamanza ushobora kuvuga ati nubwo wabuhawe stop. Congratulations Ishimwe Clement, ikiganiro cyacu ntikizarenze ku wa 4 urara umuhamagaye ntabwo azakwima interview oya gusa hari ifoto nakoresheje mu binyamakuru ashobora kuba atarazi ko yafashwe iyo foto yafashwe wayibonye imwe imbere irase yatuma ataduha ikiganiro yigeze kubwira se ko yamubangamiye oya ntabwo erega no mu pro aho mbihera buriya foto abantu babonye Ingabire turi kumwe iriya interview narayitigitiye cyaturutse kuki baramurekuye arekuwe iwe hari hararaye kurara urabyumva hari umwanda nyine donc ntabwo hasaga neza Victoire n'abafundi n'abapentere n'ibiki bahita baklininga batera amarangi ariko batera amarangi y'icyatsi n'umweru aranga ishyaka riki no y'umutuku n'umweru icyo gihe yabaga muri FDU umukameramani nk'uko kwa Fisa haca ari kuri moto abona bari gutera amarangi yafataye amafoto nka 80 yari kuma ikiganiro buke ngiye kumva ngo cya kiganiro twari gukora ngo kirahagaze ngo nabonye mwahisemo y'amarangi twari gukora ikiganiro kijyanye nuko arekuwe nuko yabyakiriye noneho duhita dukora inkuru ngo nyuma y'aho Ingabire Victoire arekuwe yahise atera amarangi yahise asiga amarangi asa n'ay'ishyaka rye rebana shamba ndatemesheje barakikwiba kuki inyuma gusa none abaginga bakamurwerera buri kanya ariko nyine n'urwego ruba ruri cheap ruciriritse kandi nakubwiye ko inkomoko bikomoka ko ari ibiganiro nakoze bigaragaza ubugambanyi bwabaye muri Miss Rwanda no gufungishanya hagati y'abamporiki na Ruberi ibyo rero nk'abantu bafite amafaranga ntago byantungura n'ikitari kikimbayeho namanika amaboko gusa nababara nziza ubusa nababara nyine bandi ngo wanga kwitangira igihugu kandi n'ubundi ukanguka apfa kuba uyu munsi super manager yamvuga kubera ko navuze Miss Jory cyangwa na Ruberi I don't care. Okay. Yes. Reka dusoze. Oya Imana iravuga. Nambwiye ngo tujye twihanganisha abantu bose bagize ibyago tubafate mu mugongo. Nubwo tutagira umwihariko wo gucishaho ibintu by'abantu bagize ibyago imiryango izajya yegera Jaras ntabwo ngo mbere y'igihe gupfusha ntabwo bitegurwa ntukabakanire oya ujye ubafasha. Ikindi cya kabiri kubera ko hari n'uburyo bwo ko twenda tugira amahirwe ko ibintu byacu birebwa n'abantu bo hanze bamwe na bamwe imiryango ibiba hanze bwo ku yindi migabane yego biroroshye ko banyuza itangazo hano yego nk'iryo kumenyesha kubika abantu bose rwose itangazo ryo kubika n'ubu uzi ikintu cyazamuye contact amatangazo yo kubika ntabwo bayishyuzaga oya na hano n'ubuntu bajye bayazana tubabikire ntabwo tuvuze ngo turi kubifuza mu byago ariko mbwira ariko ibyago bibaho ufite ikibazo gikomeye Preskide ntarekurwa tuzamwakirira muri Urban cyangwa muri Classic ariko se twabigenza utera tuzabipanga umva nkubwire mbaye nanabisabye timu ye Urban ni mu gisirimu kuntu Classic nabo ni hafi yiwe so tuzabipanga ariko mbere yuko agera iwe narekurwa okay nakatirwa ikiganiro kibyitseho tuzagikorera muri Urban cyangwa muri Classic Jampo urakoze okay uzi impamvu se hari ubwo umuntu ashobora kuvuga ukagira ngo wabishyizeho nk'itafari nk'ihame n'umuntu akaba yanamukatira ko akomeje kwangwa azarekura kurekurwa ni imiterere ya case uko ukuntu isobanutse gufungwa n'impanuka
imana ibarinde mwese. Astra Vista.